Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese ahereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe dusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 9 Mata umwaka wa 2025 kuwa gatatu iragira iti humura intambara zirashize. Humura intambara zirashize. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 396, indirimbo gushimisha igira iti ni hehe abizera bazajya kuba.
yewe tuzimuka mu isi tugere iwacu naheza twubakiwe n'umukiza. Ku Mana yacu hari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona. Niho iwacu, ni ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago niwe ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira ni mu mwizigire azabarengera. Umuririmbyi arangira avuga ngo muze mwese dushengere mu ijuru tuzimana n'umukiza. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse hano. Yesaya ibice 40, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere tugeze kuri 5. Haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Uwiteka, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururusa imitima ya Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho akubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko haniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. N'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amena. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibikomeza abasirikare mu ntambara cyangwa se ku rugamba, intambara barwana nazo bakanesha, ni morale, ni ugukomezanya, ni uguhumurizanya. Mu gihe hagize abagwa ku rugamba, si ugucana intege. Humura nshuti kandi komera, wowe wahuye n'ibyagukomerekeje ukaba warabuze abawe wakundaga. Ndakwibutsa ko Imana itagutaye, ikigukunda kandi igufiteho umugambi mwiza. Icyatumye uyu munsi wowe nanjye tukiriho, wowe nanjye tukiriho tugasigara, si ikindi ni urukundo n'ineza byayo. N'ineza byayo Imana ikidufitiye, ni ubuntu bwayo yatugiriye. Si uko wowe nanjye twari turemwe mu byuma, oya, ahubwo nuko yadusigaje ngo tuzabe abagabo nyabagabo bo guhamya imirimo n'ibitangaza yadukoreye. Ni ngombwa kwibuka imirimo Imana itangaza Imana yadukoreye, ikaturokora cya gihe imbere y'abanzi bacu, imbere hameze nabi, tugoswe impande n'impande. Ndagira ngo twibukiranye ko imbere yacu ari heza, imbere yacu hari ibyo Imana itubikiye. Si ngombwa ko dutinda ku hahise hacu, ku mateka mabi twabayemo, ku bihe bibi twabayemo, ahubwo twibuke ko imbere yacu ari heza, aricyo cyatumye Imana idusigaza. Tugomba gutinda rero ku neza n'imbabazi n'urukundo rw'Imana bitarondoreka byayo, hanyuma tugakomeza gukomera, kandi uko dukomera tukarushaho gukomeza n'abandi, ndetse dukomeza n'urugendo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amena. Data, turagushimiye buryo ki wabanye natwe, ukadufasha, ukatwitaho, ukaturinda, ukadushyigikira, ugakomeza kutugira neza, ukaturengera. Turasabye kugira ngo Mwami Yesu Kristo dukomeze guhumurika, duhumurije n'abandi bose bari muri ibyo bibazo, abahuye n'ibibazo bitandukanye, nabo turabakomeje. Mwami, urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, mu izina ryera rya Yesu Kristo bisenze. Amena.
mwari kumwe nanone na mwene so nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.